umuntu yarambwiye ngo iyo ugiye nko muri Kenya ngo nk'igihe ugiye kuzuza turiya dupapuro mwuzuza gutya aho waturutse n'aho ugiye ngo bakabona utazi igiswahili n'icyongereza kuko muri Kenya akora icyongereza n'igiswahili ngo wafuma wigira umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga wita ubikiragi ukagira Nzovu wari warari ingangi narayiraye we nayi naraye ingangi noneho naraye ingangi mu bizo hano rwampara we nambe ni mu bizo we imvura yarwaga inda ntikunyagira noneho nge narayiraye uzi kugira ngo urane ingange usanga abandi bakoboyi bayigezemo mbere washa wanjye kiri inyo zanjye nayifasha ubu ngubu ngo mbese nayo hanga ngo ujye uhamenya ikahita kuvuga kandi haba ari mu mwijima ngo nahanga ujye uhamenya usanga abakoboyi bagezemo nanyuze hano abatipe bari barimo gucoma bamvugishe ndabatuka umuntu yaraje ari kwicomye yambaye timba abankubise umutego timbibira ikubisa hano nikubita hasi hano undi mugeri bahita bagenda mu guhaguruka aho ngaho nirondo ryahamvanye ntabasha kubyuka bancira igiti ngenda ngicumba jyaho tanga ahubwo buriya yasohotse mu nzu ahubwo yavuye mu nzu arebye isafuriya inyuma ahita yibura aravuga ati habaye ibiki mwoka byaraga ati nawe nigeze kwiba isafuriya y'inyama zimaze gushya neza umudamu acomotse agiye kugura ifu yo gusonga ubugari nanjye mitana isafuriya ndayidepurasa ahubwo naribajije buriya yabwiye umugabo we ngo ikiko umugabo wamuhaye raseti uyu munsi uteka akaboga wenda ari gukora asi ngo arataha arya akaboga buri yamubwiye Yes, tubahereje ikaze ku Mwe TV show aka kanya tukaba dutangiranye n'umuntu bita Nzovu na Yakamwana aba best friend. Ntabwo nayimenya ngiye. Mumeze mutese? Tumeze neza tuna furaha tunishime. Tumeze neza. Tunafurahi. Ntabwo bavuga ngo tunafuraha. Tunafly. Ayo ngiye muri Kongo navuga urwego. Utwo bangambanira ntumva nkashiduka ngiye. Ariko barumva igiswa nahita nirukanka. Agaswahili burakumenya ururimi ni byiza ngo. Ni byiza. Agaswahili gato karafasha yuza agafaransa karafasha. Umuntu yarambwiye ngo iyo ugiye nko muri Kenya ngo nk'igihe ugiye kuzuza turiya dupapuro mwuzuza gutya aho waturutse n'aho ugiye ngo bakabona utazi igiswahili n'icyongereza kuko muri Kenya akora icyongereza n'igiswahili ngo wafuma wigira umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga wita ubikiragi ukagira twebwe nk'ari amadosiye yacu yo kujya United States ntabwo bareba icyongereza ntabwo bareba nk'umuziki upfa kuba wagezweho gusa kujya USA ntabwo bareba ituzi icyongereza uragenda ntabwo bo birirwa bagenda muri ibyo ngibyo ntabwo birirwa bajya muri ibyo ngibyo ngo nk'ubu nka Nzovu biroroshye cyane aramutse ari mwene wanyu Nzovu yagenda rwose akajya muri Amerika abasemuzi baba bahari ariko Nzovu wumva wakujyana muri Amerika kano kanya ari igiki wakora ndashaje nta kintu nashobora bongo bakora ku masaka bagakoresha imbaraga akoresha imbaraga nyinshi buriya Nzovu w'imyaka mashini ntabwo nabasha kuzitwara imyaka ufite nushaka kuzigumira nuko ushobora kugerayo bakagusya ukaba ibiryo by'inkoko subaka nawe wagiye ukakora ikigo nakora mwana ndacyafite ubwo ufite imbaraga yewe nukugabanya ikintu bita inzoga ubundi ngakora job in America is to work ariko yaka muri Amerika nugukora yaka waziyongoje nkakura uri mu boxing warambwiye ngo ufite deuxième dan muri kung fu ufite deuxième dan muri kung fu ukiyongoza ukishyura nk'akajimu ka bonoma kabisa mbere yo kuza mu kazi ukazajya ugenda ukabanza ugatereka akantu gafatika oya burangiye uzareba iyo maze nk'iminsi nk'itatu ndi gufata umususi fresh ndi kunywa igikoma mu gitondo nkakinywera kugira ndabyimba seriepe Nzovu nuratangira kunywa agakoma Nzovu nawe maze nk'iminsi nk'itatu nanjye ngo ngiye kugura teremusi ngiye kugura teremusi umugore azaza aragashigisha ashyire muri teremusi mu gitondo nkazindukire nkomeza mbere yo kujya mu kazi nzi imihanda
ariko ni mwebwe abagabo ikintu nemera ni mwebwe abagabo mwemeye ko mukunda hari gakoma abagabo bavango ntibajya banywa igikoma ariko twarafunze abagabo bari kukirwanira none bari kukinywera ku musahani sinywera igikoma ku papi bimeze gutya ariko ubwo sinaho gihora vuba uri kurwanira igikoma kitarimo n'isukari harya n'inzara ariko agakoma karimo isukari kararyoha biriya bavuga ntabwo bavuga ngo haryana inzara haryoha inzara iyo bavuze ngo haryoha inzara baba bashatse kuvuga yuko nta kintu utarya ushonje ese yaka nibyo narindi gukomeza mvuga njyewe ufite ubuzima wanyuzemo kugeza nyine aka kanya witwa Yakamwana tuzi bari tubwire igihe wigeze kumva ubuzima bukuyobeye ukavuga ati ibyo bihe nyine wigeze kunywa bavata ubuzima buranze niyo nakipfira icyo gihe hari habaye iki sha nta na rimwe wigeze wumva nta na rimwe navuga ati ngewe ni nk'abandi bavuga ati ngo yakwiyahura nta na rimwe ngewe nari nagera igihe cyo kwiyahura ntiwigeze ugerageza se nko kuburara byibuza nka kabiri inshuro wigeze kuburara aho wibuka ni nka zingahe urabwirirwa uranaburara ndabwirirwa nanaburara mfunzwe ufunzwe none se hanze wowe ntabwo wigeze uhura n'ibibazo byatumye uburara kubwirirwa nkanaburara nta na rimwe pe nta na rimwe Nzovu wowe waburaye kangahe hari habaye iki ntiwakoraga mvuye mu Kiboyi nta kandi kazi mfite none ukora kwa kundi bura arega kubura nta n'ikintu ugeze ushyira mu nda na kimwe kugira ngo umuntu abigire ko aba afite amafaranga njye nta nari mfite kandi ukaba utajya naho ujya gusabiriza cyangwa ngo wanasabiriza ukanza kwiyubaha ukanza uzi ko ushobora kuba ushonje ukanza kwihagararaho ugasonza ukihagararaho njye najya gusaba ikintu cyandengeye ni utuvuzo ni uduki utuvuzo inzara yakwishe wirira utuvuzo uwo munsi ubuzima urabusunika bafashe agakombe baradagutya akagage karimo n'utuvuzo ntikinye tuvuzo tujya mu gifu nibura buracya ku munsi wa gatatu nahise mbona akazi bwarakeye ku munsi wa gatatu umunsi wa gatatu ubona akazi kikiyede umaze iminsi ubura twaje Nzovu wari warara ingangi narayiraye we nawe naraye ingangi noneho naraye ingangi mu biso hano Rwampara we nambe ni mu biso we imvura yarugwaga inda ntikunyagira noneho njye narayiraye uzi kugira ngo urare ingange usanga abandi bakoboyi bayigezemo mbere washa wanjye inyo zanjye nayifashe ubu ngubu ngo mbese nawe hanga ngo ujye uhamenya ikahita kuvuga kandi haba ari mu mwijima ngo nahanga ujye uhamenya usanga abakoboyi bagezemo hano reba hano Rwampara usanga ugera kuri iki kiraro buriya hari abatarahakora habaga urubingo bahitaga kwa Sebera hari n'igihe bahicira n'abantu bapfaga bategeragamo abantu batashye nka n'injoro none baza gukoramo umuganda urubingo bararutema haragaragaraga hacumbikiraga abantu bageze nko muri 40 buri joro nawe warayemo kangahe kodesha amazu kodesha amazu hariho abantu birari umuntu utararara ingange utaraburara nazavuga ngo azi umujyi wa Kigali wowe waharaye kangahe se muri urwo rubingo sinabuzemo nk'iminsi nk'itatu narayemo itatu yakawe yo yaraye hanze ubwo ari umusirikare kurara ahantu ariko njye naraye hanze inshuro nyinshi mbese ubundi mu gisirikare iyo bagupanze akazi kurara mu nzu njye naraye mbushi ndara uburinzi ndara patroro njye naraye hanze inshuro nyinshi ariko icyo utakoze ni ukuburara cyangwa ngo ubwire nza kurara ingange burara njyewe buriya ntabwo napfa kuburara najya no kwibaho kugira ngo mburare Nzovu Yakamwana kari inshuti yawe yigeze akubwira kera akazi ataraza muri bino bintu yakoraga yari umujura yakoraga akazi ko mu rugo ngo yaribye ngo yibye nimba ari intebe nimba ari iki ngo akutana n'undi mugabo nawe wibye ingurube umwe aca kundi n'undi aca kundi bose byagenze bite nari nikoreye intebe nawe wikoreye ingurube yanayitemye iri no kuvirira yayikubise ku bitugu nanjye nikoreye intebe acaho nanjye ncaho 8 z'ijoro ntawe wigeze asuhuza undi iyo hagira ukanga undi tihagarasha
wowe ingurube nawe ukamuhagarika yizane akayijugunya hasi akiruka sinari kuyikorera n'ayo maraso urumva abajura ari wese yakugereranyije ari we wari wibye intebe n'uwari wibye ingurube wari ufite bori yenze ni n'uw'ingurube ariko nanone n'uw'ingurube ariko nanone nambe rwose bafatiye hamwe uwibye ingurube niwe bahana cyane yari yanayiteye uzi ko ikintu wanakishe none se ubwo iyo ntebe warayigurishije waguhangaye intebe mbo intebe narayigurishije bankubitamo n'icyatanu intebe nziza intebe zasheze ni intebe zasheze zino zuba gwari urubaho mbega wari wibye uruba bankubise icyatanu rasiyo y'uwo munsi birabonetse icyatanu yari ese nimba ari kera ibiryo byaguraga ngana si turwasa wararyaga turwasa wararyaga wararyaga da neza nzovu mu mabyiruka yawe nta muntu wigeze wiba ngewe nibyo njya ndi kubona mukuru wanjye kuko wanjye yakandushaga uburane wari waranyigishije tugeze icyo gihe hari mu bujojoba dusanga umuntu atetse inyama kumba we yatetse ku ibaraza gutya none dupfunze dusanga ni akaboga twateretse ko yakavuye kumara tugakubita mu mufuka buriya abantu bagendana imifuka twafashe umufuka dukubitamo isafuriya turikorera twari dufite ingata twagendanaga isafuriya y'inyama none akaboga turayijyana tugeze ahantu turaturikira byari bishyushye se wikoreye isafuriya ishyushye wayijyanaga ku mutwe birimo gutogota none ubwo ngubwo tujya twinjira mu kizu nubwo twanazijyanye mu rugo bari kudukubita tujya mu kizu kitabagamo abantu kigakingwa turatura murahoze turazirya tujya kumenya twarongeyemo andi mazi kugira ngo bihore vuba turamiragura umusozi turangije isafati yoza neza duhita tuyijyana mu isoko turayigurisha uwo muntu yinjiye mu nzu asanga ahubwo buriya yasohotse mu nzu ahubwo yavuye mu nzu arebye isafuriya inyuma ahita ayibura aravuga ati habaye ibiki mwuka byaraga ati nawe nigeze kwiba isafuriya y'inyama zimaze gushya neza umudamu acomotse agiye kugura ifu yo gusonga ubugari nanjye mitana isafuriya ndayidepurasa ahubwo naribajije buriya yabwiye umugabo we ngo iki ko umugabo wamuhaye rasati uyu munsi uteka akaboga wenda ari gukora asi ngo arataha arya akaboga umugore yasanzwe afite andi mafaranga ahita ajya ahantu babaga akongera akagura izindi agakomeza agati nayo mfite se wenda nayo afite se urumva wasobanurira ngo iki ukuntu duhemuka abagore ntibajya babura amafaranga njye nigeze no kwiba pasiteri noneho pasiteri yahanaguye inkweto ye yacongwe bana agiye kubwiriza kuyaga ayimanitse ku nzu gutya yinjiye mu nzu nanjye nkata ku nzu mitana inkweto sitori yawe yansekeje ngo ni ukuntu wibye umufanda aragufata ngo yaramukubise nzovu yarankubise no kugenda birananiye mu ruhengeri hari amazu y'abaofisi ahantu hatuye amaofisasi naho ngaho yarankubise no kugenda birananiye wari umanuye botine ikabutura yari ikabutura wari umanuye yari ikabutura umukozi w'abaturutse mu gipangu yari yagiye hanze aturi mu biki fande yari abyutse yari aryamye azana inkoni yafashe rakerete arayica aravuga ati ngiye sinirwa nkujyana kuri polisi ndakwihanira ebana yarankubise no kugenda birananiye rakerete n'umunsi ukuntu ifite umubyimba yarankubise arambura ingingo zose ariko nzovu usibye wenda nk'inkoni wakubiswe n'umugore hari izindi nkoni wigeze uhura nazo muri buno buzima wigeze kwiba amakara baragushabye nta muntu ukura ataribye ngo akubitwe barankubise mu gutaha amakabara n'ayanyambura mpita ntaha ngeze mu rugo nahageze ntabasha kugenda nanone ejo bundi mbana na mama Sandrine hano bita ni mu Gashyekero hano bita mu Gihubiro nanyuze hano abatipe bari barimo gucoma bamvugishe ndabatuka umuntu yaraje ari kwicomye yambaye timba abankubise umutego timba ibira ikubise hano nikubita hasi hano undi mugeri bahita bagenda mu guhaguruka aho ngaho n'irondo ryahamvanye ntabasha kubyuka bancira igiti ngenda ngicumba jya ngeze abagore ukuntu baguye nageze mu rugo mama Sandrine sinzi umuturanyi yasabye pomade ashyuhije amazi arankanze arangije ansiga pomade wazanye twa dututsi twawe
bya bitutsi byawe bamenyereye bya bindi byawe nawe utayobewe abakobwa bari kwinywera urumogi umuntu anyihaye katipa yakarwa umuntu aragutega gututse nta fone wari ufite se ngo bayitware nta telefone nari mfite ikigaha kandi nari musuzamo nari nananywe nanasinze yagukubise umutego wikaraga kabiri ariko buriya yaka ko wenda ntashidikanya ushobora kuba warabigerageje kuba wanywaho ikiyobyabwenge bicyo turumogi kera nararunyweye ibyo nabanga rihari wararunyweye ni ikiyobyabwenge usobanura gute kuri wowe urumogi ngewe ikintu nduziho warunyweye we rwonyine n'uvangiyemo ibindi biyoga urumogi ngewe rwatumaga nkora akazi neza cyane ariko gusa iyo rumaze kukurenga shana none uragenda ukaba zezenge nyine rukakugira zezenge ukajya usanga umuntu ari yari yaricaye ukabona arasetse yicaye wenyine ukabona umuntu araturitse arasetse nta n'umuntu bari kumwe nta n'umuntu umuvugishije urumva urumogi nanone ntabwo ari rwiza none se ubundi warukuweho n'icyo umbwishije ukuri sinzi ukuntu naruvuyeho ni ibintu byiza nyine nagiye kubona mbone ndaruritse nzovu wigeze ukinisha gusomaho cyangwa ku gatabi nanjye hari umuntu twakoreraga hari nijoro arasomeshaho mu bintu ntashaka nko ku ngufu ariko nkurura umwotsi umwe ngiye kumva ntangiye kuzana nararumwe kubera ko nabaye no mu ngabo za Kongo bararumwa cyane abasirikare ba Kongo abari nk'ibiryo bararumwa cyane rwose wagiye kubona urabyuka mu gitondo uravuga ati ngiye yakamwani ngewe oya sinzi ukuntu byaje najya mbona sinkijya kurushaka umva narukeneye birangira gutya navuga ni nk'Imana yabikoze ni Imana